byiza bakunzi bacu, turabasuhuje ndetse tubahaye n'ikaze. Iyi akaba ari KN Radio, ishakiro rukumbi ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Ni amakuru tubagezaho twabanje gukora ubugororangingo kugira ngo tuyabagezeho ameze neza cyane, acukumbuye ku bufatanye n'itsinda rigari ry'abanyamakuru bacu. Hari amakuru mabi cyane amenyekanye muri aka kanya avuga ko mu karere ka Rusizi umukobwa ukomoka i Huye yishwe n'abantu bamusanze aho yakoreraga. Ni inkuru ibabaje cyane, ni inkuru yatumye benshi batekereza bibaza icyo uwo mukobwa yaba yazize. Niba nawe uhise wibaza icyo uwo mukobwa yazize, kurikira iyi nkuru yose uraza kumenya imvano yabyo. Ikindi usabwa nyaboneka ni ugukora subscribe, ubwo ndavuga mwebwe mutarayikora ni ukureba hano munsi y'inkuru mugakora subscribe cyangwa se sabone, maze mugakanda ukazogera. Ubwo mukamwemeje iteka ko muzahorana natwe kugira ngo muzajye mubona amakuru yose agisohoka. Niba warayikoze kandi turagushimiye cyane, twagushishikariza kujya ubana natwe. Ikindi kora like ndetse na share kugira ngo usangize inshuti n'abavandimwe, ndetse unaduhe komenti cyangwa se igitekerezo. Reka mbere gato yuko dukomeza tubanze twitsemo gato, turagaruka mu kanya tubabwira iyi nkuru y'uyu mukobwa ukomoka i Huye wishwe n'abantu bamusanze aho yakoreraga. Ndakwibutsa ko iyi ari KN Radio. Nongeye kuguha ikaze umukunzi wacu, we wahisemo kubana natwe kuri KN Radio, ishakiro rukumbi ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Ni amakuru tukugezaho tubanje gukorera ubugororangingo n'ubusesenguzi kugira ngo akugereho ameze neza cyane. Hari amakuru yamenyekanye y'incamugongo aturuka mu karere ka Rusizi avuga ko umukobwa ukomoka i Huye yishwe n'abantu bamusanze aho yakoreraga. Ni abagizi ba nabi bataramenyekana bishe umukobwa w'imyaka 27 wakoraga mu kabari k'Urwagwa mu karere ka Rusizi. Ibi byabaye kuri uyu wa kabiri ushize ku isaha ya saa 8 z'ijoro rishyira kuri uyu wa gatatu tariki ya 24 Nyakanga 2024. Bibera mu mudugudu wa Kabeza, akagari ka Gihundwe, umurenge wa Kamembe mu karere ka Rusizi. Niyonsenga Diane ukomoka mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Huye niwe uri kuvugwa ko yishwe agatsindirwa mu burengerazuba mu karere ka Rusizi. Amakuru yamenyekanye nuko irondo ry'umwuga ryatabaye ryumvise umuntu atakira kuri aka kabari, rigezeyo risanga yamaze gushiramo umwuka. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kamembe Yakaremye Jean Pierre yatangaje ko ubwo irondo ryatabaraga ryahuye n'umwe mu bakekwa kugira uruhare muri ubwo bugizi bwa nabi. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kamembe yagize ati nibyo saa 8 z'ijoro ryatatse irondo ritabaye rihura n'umusore witwa Ngabirinze Eraste avuye muri ako kabari k'Urwagwa n'ibindi binyobwa kakoreragamo. Umukobwa witwa Niyonsenga Diane w'imyaka 27 y'amavuko ukomoka i Huye basanga yapfuye. Birakekwa ko yishwe. Eraste yatawe muri yombi na RIB. Mu butumwa bw'uyu muyobozi yasabye abaturage kwirinda ubusinzi, kwicungira umutekano ndetse no kumenya aho bagendana nabo n'igihe bagomba gutahira. Umurambo wa nyakwigendera ntabwo urashyingurwa, urajyanwa mu bitaro bya Gihundwe. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ruracyakora iperereza. Murakoze cyane kubana natwe, amakuru yacu nakagaruka. Niba ushaka kumenya iby'iyi nkuru yose, kora subscribe kugira ngo uze kubona andi makuru akurikiraho. Tukwifurije kugira ibihe byiza.